Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Ushobora byose nabaha ubugingo ndetse n'imbaraga. Uyu munsi tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Pastor Seziberwa. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana riboneka muri Itangiriro. Uyu munsi ndanezerewe cyane ko ngiye kubana namwe twiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane, riguhesha imbaraga, rituma unezerwa ndetse wibohora abo wita abanzi bawe cyangwa abo wahemukiye cyangwa butanezerewanye nawe. Uwo munsi ijambo ry'Imana ryakugezeho ubasha kuba wakiranuka nabo, ukaba wakwegera Imana ndetse nabo ukabegera ukabasaba imbabazi. Uyu munsi tugiye kwiga ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana irema Eva. Turasoma umurongo wa kabiri, ni igice cya kabiri umurongo wa 21. Dukomeze dusome mu izina rya Yesu. 21 haravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. 22 Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu ihinduramo umugore imushyira uwo muntu. 23 aragira ati, aravuga ati, uyu ni akagufa kanjye, ni akara kanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Mana ishimwe cyane. Tubonye uyu murongo mwiza uboneka mu Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 21 kugeza kuri 23. Turebye iremwa rya Eva. Reka dusenge nk'ibisanzwe Imana ibashe kuduha ibisobanuro by'iri jambo. Uwiteka Imana, Mana nziza, Mana ikiranuka, n'ukuri Data tongeje imbere yawe nk'umugaragu wawe ukunda kandi witaho buri munsi. Data, tugiye kwiga ijambo ryawe. Tubonye ijambo ryawe Data, turabizi ko amagambo cyangwa ibyo wandikishije bigaca muri Bible Data, ku bwacu ntabwo twabasha kubyisobanurira no kubisobanurira abandi, ahubwo ndagusabye ngo umwe imbaraga n'ubushobozi bwo kubisobanura. N'ukuri Data, hari abagiye kumvira ijambo bafite ibibazo, abagiye kumvira ijambo batanezerewe mu mitima. Ndakwinginze ngo uzane ibineza byawe, ndabizi ko ubifite. Ndabizi ko ufite idepo y'ibineza ndetse n'ibyifuzo bya buri wese. Ndakwinginze ngo ubashe kuba wabana nawe, buri wese musobanurire iri jambo. Data, nanjye mpagaze aha imbere, ndakwinginze ubashe kuma ubushobozi. Mvuge mu ijwi ryawe, mvuge mu izina ryawe, nimvuge mu izina ryanjye. Urakoze kubyumvise, twizeye ko ugiye kudusobanurira. Ni mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana twabonye mu Itangiriro rivuga ukuntu umugabo yabyaye umugore. Umugabo yarabyaye kandi n'umugore arabyara. Impamvu umugabo yabyaye
ubu ngubu tukaba tutakibona abagabo bajya kubise, kandi twumva ko ijambo ritubwiye ko umugore yavuye mu mugabo. Sinzi, akenshi ni ishoberamahanga, ariko nagira ngo isobanure neza. Umugabo yabyaye rimwe, kambabarira agakuru gato niba ari agakuru, niba ari inyigisho wenda muraza kubyumva. Ngo uyu mugabo ajya kurema uyu mugore yari amaze iminsi afite inda atwite. Ibaza umugabo atwite, ariko numbaza ninde ari wamuteye inda. Ni umwuka wera, nk'uko Yesu yavutse, na Yesu yavutse yabyawe na Bikira Mariya, ariko ni umwuka wera nawe wari wamubyaye, ni umwuka wera wamutumye abyara. N'uyu mugabo rero yatwite ku bw'umwuka wera, arangije agera igihe cyo kubyara. Kubera ko nta nyababyeyi yari afite nyabagabo. Sinzi niba nguzi kibaho, ariko umugabo yari afite nyabagabo, ariko abagore bagira nyababyeyi aho umwana akurira. Umugabo rero yari afite nyababyeyi ariko atabona uko abyara, ariko gutwita yaratwitaga. Ubwo Imana iza gutanga umusada ku muntu wayo, umuntu wanjye akeneye umufasha, irangije iraza ikora igitangaza, nk'uko yakoze igitangaza atwita, ikora igitangaza arasinzira. Asinzira ubuticura, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ubwo arangije gusinzira, Imana ikora buriya buryo yakoze, yamukuyemo akara, mbese yaramubyaje. Imaze kumubyaza iragenda isiga umuntu aho ngaho yabyaye, byaye Eva. Adamu ababyaye Eva. Arangije kumubyara, Imana irangije no gukora icyo gikorwa, ibwira Adamu ati uramenye, ntuzongere gutwita ngo urantegeza ngo nze kugufasha ngo kubyara, kuko nta banyababyeyi ufite, ukubyaza birarushya. Nuko Adamu, kuko yari azi ko mu nda harimo abandi bana benshi, irangije ibwira Imana ati noneho mfashiriza rimwe n'aba ngaba mfitemo, mbe nababyara. Imana iraza iramubyaza, abyara abana benshi. Igitangaje, yabyaye abakobwa gusa. Yabyaye Adamu yabyaye abakobwa gusa. Adamu arangije maze gukora icyo gikorwa, ariruhutsa, abwira Imana ati Mana, uri umugabo w'umuhanga. Dukomeje inkuru yacu, n'umugore ariwe Eva yaje kubana na Adamu. Ibyo bakoze muri Edeni ntawe utabizi, bahemukiye Imana, basa nk'aho umubano, connection yabo nayo basa nk'aho bayiciye. Ariko kubera Imana ikunda abantu bayo, kubera ko idukunda, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yanga icyaha igakunda abanyabyaha. Imana iradukunda rero. Icyo cyatumye nubwo connection yacitse, ihuza umuntu n'undi neza, ariko iracyahari. Ubwo igihe cyaje kugera, n'umugore nawe abyara abahungu nawe gusa. Ubwo barangije, icyo bakoze ni uko bashyingiranaga. Ariko igitangaje gihari, Adamu umugabo ntabwo kuringaniza urubyaro yabishoboye. Yarabyaye, arongera arabyara, kuringaniza urubyaro wapi. Ariko ndashimira Eva, yaringanije urubyaro. Abana
ba Adamu bose babayeho n'aba Eva babayeho, ariko kubera ko Adamu yabyaye abana benshi, usanga kuri iyi si tureba tubaho igitsina gore ni cyinshi cyane. Kubera iki? Kubera ko umubyeyi wabo yabyaye benshi. Eva umugore we abyara bake, bivuge ngo iki rero? Bishatse kuvuga ngo iki niyo nyigisho irimo. Inyigisho irimo, nubwo ibyo byarabaye, bivuge ngo umugabo aho ari hose, abana be cyangwa abo yabyaye, niba arabyaye umuhungu n'umukobwa, abana wabyaye mu nda yawe uri umugabo ni abakobwa, n'umumama abana yabyaye ni abahungu. Ahantu binagaragarira n'abana barabigaragaza tu. Uzarebe nk'ababyeyi iyo bafite abana b'abakobwa n'abahungu, usanga abana b'abakobwa bakunda ba papa babo, abana b'abakobwa bakunda papa wabo, abana b'abahungu ugasanga bakunda ba mama babo. Ushobora kuba ubona icyo kintu kikagucanga no kukisobanura bikakunanira, ariko icyo nakubwira cyo, abana b'abakobwa impamvu bakunda ba papa babo nabisobanuye hejuru ko ababyeyi babo, uwababyaye, Imana nababwiye ukuntu Adamu yabyaye, yarababyaye, niyo mpamvu babakunda. N'abana b'abakungu nabo bakunda abamama babo, nabo uko bavutse nabo murabyumva. Inyigisho irimo aha ngaha nshatse kuvuga ngo niba uri umuhungu, uko ukunda mama wawe, uko wubaha mama wawe, uko ufata mama wawe, uko kose umufata ko, wakabaye ariko n'umukobwa cyangwa undi mumama utakubyara uzi ko atakubyara nawe, wakabaye ariko wamufata. Ndetse igitsina gore cyose ukagifata nk'umubyeyi wawe, ukamwubaha, ukavuga ngo mbese uyu mukobwa ndi kwitwaraho gutya, ntari kureba ejo heza he, ubu mama we ntabimwifuriza, ugatekereza utyo. Ibyo ku isi biramutse bikozwe, umuhungu akubaha igitsina gore, akubaha umukobwa, akumva ko ari we mama we, akamufataga mama we, ibyo ngibyo isi yaba nziza, yakongera ikera. Ngo turi mu minsi y'inyongera, turi mu minsi ya nyuma, ariko bigenze utyo twabona irindi humura ritubwira ngo iteka twaciriyeho